Yesu ashimwe bene data, ndashimira Imana ko ngiye kuduha umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no gusangira ibyadufashije uyu munsi. Yesu ashimwe. Twasomye muri Yosuwa 12 kugera kuri 14, soma n'Abakorinto ba mbere ibice 2, n'amagambo menshi kandi n'amagambo meza cyane, n'amagambo aduhamagara kuko twari turi duhamagarwa. Imana ishimwe. Hano muri Yosuwa igice twasomye kubera kuri 12 kugera kuri 14, cyane cyane kuri 14 ni ahantu havuga ngo havuga ukuntu ngo Kalebu yaje wakaza gusaba ngo Yosuwa ngo ari gusaza, ngo ari kugenda atanga imigabane nkuko Imana yari yamutegetse. Nuko ngo Kalebu araza ngo aramwibutsa yuko ngo Mose yari yaramwemereye biturutse ku Mana, yari yaramwemereye yuko azamuha gakondo mu gihugu cy'isezerano, kuko ngo yagiye gutata n'abandi ngo azana inkuru nziza. Arababwira ngo niba Uwiteka twishima kiriya gihugu azakiduha, kandi tuzabara abantu tuzabarya nk'imitsima. Ibyo ngibyo binezeza Imana, binezeza n'abantu, birema abantu umutima. Ntabwo yababwiye inkuru z'incamugongo ngo nuko asezeranywa ngo kuzabona gakondo muri icyo gihugu cy'isezerano. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero ari kwibutsa muri ibi bice twasomye, ari kwibutsa Yosuwa ukuntu ngo yari isezerano yari yarahawe, ashaka yuko bamuhereza bimwe muri gakondo, nawe bakamuha gakondo muri icyo gihugu cy'isezerano. Ariko amagambo yamfashije cyane ni hano muri Yosuwa 14:11, haravuga ngo ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyuherejeho, uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabarukana, n'ubu niko zikiri. Imana ishimwe cyane. Bene data, aya magambo yamfashije cyane, yankoze ku mutima. Ngo ahangaha hari nyuma y'imyaka irenga 40 ngo Kalebu yongera kubwira Yosuwa ibintu yasezeranyije kugira ngo bisohore. Ariko nanejejwe cyane nuko nyuma y'imyaka 40, nyuma y'igihe kirekire, ngo uko imbaraga ze zari ziniko zari zikiri, uko yagenda gutabara akagarukana intsinzi, nuko yari akiri. Imana ishimwe cyane. Icyampa uyu munsi none njyewe nawe mwene data ntiduhinduke, ntidusubire inyuma, ahubwo uko twari turi kera tugihamagarwa, kwa kundi twashoboraga kwirinda ibyaha, kwa kundi twabashaga kwitandukanya, kwa kundi twabashaga kumvira ijwi ry'Imana, kwa kundi twabashaga gufasha abakene, kwa kundi twabashaga kumva. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none numvishije yuko twagira icyifuzo gikomeye mu mitima yacu, yuko twagumana za mbaraga zazindi, na nyuma y'ibikomeye, na nyuma y'ibigoye, na nyuma y'imisozi, na nyuma y'ibigeragezo, na nyuma y'intambara zitandukanye, na nyuma y'amashuri, tugume uko twari turi. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi nkunda cyane aramye ngo ariko ibihe ntibikakumare nk'imbaraga z'umutima. Imana ishimwe cyane. Ahanga Kalebu arirata ikintu gikomeye, aravuga ngo uko kera narindi imyaka irenga 40 ishize, ngo n'ubu niko nkiri, ngo ndacyagenda nkatsinda. Imana ishimwe cyane. Cyangwa uyu munsi none natwe ibyo byirato tukabigira, tukavuga ngo uko kera ngihamagarwa nabashaka kwitandukanya nkareka kwivanga n'abatizera, ndakihamiriza mu mutima wanjye yuko ibintu ndacyabikora, niko nyiri. Imana ishimwe cyane. Uko nageragezwaga n'amagambo cyangwa n'ibindi byose nkatsinda, uyu munsi ndakihamiriza yuko izo mbaraga ndacyazifite. Imana ishimwe cyane. Numvisha ari icyifuzo gikomeye twagira, kugira ngo umuntu wese agume uko yahamagawe, imbaraga yari afite Satani ntazimunyage, ahubwo akomeza akomera, ahubwo anarenge aho yari ari. Imana ishimwe cyane. Makorino naho hatubwiye amagambo meza cyane ku bice twasomye ibice 7 ku murongo wa 24 cyane cyane niho nakunze. N'amagambo avuga ngo bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ari agihamagarwa. Imana ishimwe cyane. Sinzi impamvu hagumye kugaruka amagambo avuga ngo tugume uko twari turi tugihamagarwa. Imana ishimwe cyane. Hano hejuru mu bice byo hejuru hari ahantu havuze ngo umuntu ngo uko yarari ngo ari kwamera, ngo niba warahamagawe ngo warakebwe ugume uko, niba warahamagawe utarakebwe ugume uko. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu tugira byo kuvuga ngo buriya ngo ubwo kanaka yavuze ngo nta kibazo, ubwo nyine ndagendera kuri ibyo. Ariko icyampa uyu munsi none tukaguma uko twari turi tugihamagarwa, ntawe turebeyeho, ntawe twiganye, ahubwo tukigana ijwi ry'Imana riri mu mitima yacu, tukigana wa muhamagaro Kristo yaduhaye ubwo yaduhamagaraga, tukigana
ya mibereho ya gikristo yaturangaga tugihamagarwa, tukaguma uko twari tugihamagarwa, kugira ngo tubashe gukora icyo Imana yaduhamagariye kuva kera. Imana ishimwe cyane. Ndumva ari ibyo nabasangiza. Yesu abahereze umugisha. Shalom shalom.